urumva kuba umukunzi ageze aho nari ntuye aje kunsura nanjye numvaga mfite umunezero mu mutima. Hari abantu bamuciye intege bari kumubwira ati uriya muntu utabona ati numutwara uzajya wikoropera inzu uteke mbese ari wowe umera nk'ubaye umugore mu rugo ati nimubyara n'umwana uzajya umuhanagura ibintu ngibyo. We rero ikintu yageze mu rugo ambwira yageze mu rugo ambwira ku munsi wa gatatu agarutse ngo tuganire nyine nk'abasheri bari guteretana. Yego. Yarambwiye ati fatisha imbabura uteke nicaye hano ndebe uko ubikora. Ubwo nahise mfata ibirayi mbihata vuba mfatisha n'imbabura maze nagira ngo natamura ikibirita agahita avuga ati urashya ati reka udashya. Ngavuga ati si wavuze ngo mbikore uri kureba ntugire ikintu na kimwe umfashe ngereka mbikore. Ubwo mba ntamuye ikibiriti abona imbabura iratse abona mfashe amavuta igitunguru ndagikase abona mfashe amavuta ndakaranze abona nshizemo ibirungo kubera ko Imana yari yabimpaye abona mbese ndatetse imvange nziza. Aravuga ati burya rero nkurikije ibintu ukoreye aha n'ukuntu ntekeye n'ukuntu turiye ibiryo biryoshe ati n'urugo rwacu tuzarwubaka kandi ibintu byo baba bari kuvuga ngo ntabwo ushoboye urabishoboye n'urucandege ku bantu baba bashaka kugira ngo urukundo rwacu rucikemo kabiri. Uramwemeje ndangije ndavuga ati rero na n'ubundi n'abantu badafite ubumuga urabiza amatemwa abagaho. Niba uzi neza yuko uje kuntereta nda muntu wakurangiye akaba ari weho wihagurukiye n'umutima wawe nama uwakugiriye inama ugahaguruka. Ubumuga bwanjye bumeze nk'icapa gisomwa na bose ntabwo buri imbere ngo ntabwo uri kubureba. Nimba rero wihagurukiye ndiwongere kumva amagambo y'abantu ureke dukomezanye nguko Imana yakunyemereye ibindi byihorera. Aha.